Mwiriwe neza, nabasuhuje mwese aho muri hirya no hino mu mpande z'isi zitandukanye. Ndabizi abumva ikinyarwanda ni benshi, by'umwihariko abaturanyi bacu. Wowe muntu wumva ikinyarwanda, nagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana akomeze abane nawe. By'umwihariko umuntu wese umayininga poroje ya Pi Network, namusuhuje cyane kandi mubwira nti wahisemo neza. Rero nk'uko mubizi muri iyi minsi inkuru iri kuvugwa nta yindi ku mbuga nkoranyambaga zose, nta yindi nkuru iyo winjiyeho, nta yindi nkuru ubona yiganje kurusha izindi. Inkuru ni iy'umushinga wacu tumayininga wa Pi Network. Nk'uko rero kuri social media zose ariyo nkuru iri kuvugwaho cyane, nanjye ntago ndi bujye kure yabyo, nanjye nicyo kinzanye, nanjye niyo nkuru nshaka ko twiganiriraho, cyane cyane ko aho turimo tujya niyo kuvugwaho koko, niyo kuvugwaho kubera ko murabizi tumaze igihe kitari gitoya, tumaze imyaka 5 ishyira 6 tuvuga kuri uyu mushinga, duhabwa update zitandukanye, ariko noneho aho birimo bigana, iminsi turimo tuganamo ni iminsi igiye kutwereka icyo twavunikiye mu myaka ingana gutyo. Ni iminsi igiye gukuraho urujijo kugira ngo tubashe kubona koko ni iki twavunikiye, ni iki twaharaniraga, ni iki twashakaga. Iyi minsi rero turimo tujyamo nicyo kintu izatwereka, nicyo kintu igiye kutwereka. Ni iminsi kandi izatera bamwe agahinda, ndibaza ko batari na bakeya, kuko hari abantu benshi bagiye babimenya ariko ntibabihe agaciro. Ubwo rero urumva, mbese nyine bamwe tuzishima abandi tubabare, ariko ibyo ngibyo n'ubundi ntago wabihagarika. Uko byagenda kose, burya iyo ikintu kije ntago gihira buri wese, ntago ari amahirwe ya buri wese. Niyo mpamvu rero mvuga ko hari abazababara, hari n'abazishima. None rero murabizi ko, ubwo ndabwira umuntu wagize amahirwe wo kumenya, kumva, ukamayininga uyu mushinga wa Pi Network, niwe ngiye kubwira. Nk'uko wagiriwe umugisha wo kuba wabyumva ukamayininga, nagira ngo nkwibutse, kandi ndibaza ko nawe aho uri ubizi, kuko ndibaza ko nta kuntu waba utabizi, kuko niyo nkuru nk'uko natangiye mbivuga, niyo nkuru iri kuvugwaho cyane. Murabizi ko turimo tugana mu gihe cya grace period. Ubwo ndavuga ku bantu bahawe ama KYC mukaba mutayakora, kandi nyamara murabizi ko grace period, cyangwa se igihe cya nyuma cyo kuba izo KYC mwazikora, ni itariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2025. Aka kanya tuvugana ubu turi ku itariki 9. Ufashe rero iminsi 9 ivuyemo, ufashe iminsi 9 ukareba isigaye kugira ngo tugere kuri uriya munsi wa grace period, urasanga ari iminsi mike cyane. Ni iminsi 21 cyangwa 22. Iyo minsi rero urumva ntago ari myinshi, iyo bwije bugacya umunsi uba uvuyeho, ntago uba ugiyeho. Niyo mpamvu rero njye nshaka kubwira wowe wahawe KYC ukaba utari kuyikora, nakubwira ngo umenye yuko nawe ibyishimo byawe, sinzi ubwo aho birimo bigana, sinzi nimba uzishima nk'uko bikwiye mu gihe open mainnet izaba yabaye. Iyi grace period murabizi ko
bari baduhaye 31 z'ukwezi kwa 12. Murabizi ko bahise bayongera bayishyira kuri 31 z'ukwezi kwa mbere. Rero hari abantu babona ko timu ikoze ibintu nk'ibi ngibi yongereye igihe runaka, ugasanga ntibabyitayeho kandi ntibamenye ko ari bo iba yatekerejeho, ntibamenye ko ari bo iba yabikoreye, ugasanga bakomeje kubifata gutyo nyine nk'ibintu bidafite icyo bimaze kuri bo, kandi nyamara ahubwo ni ibintu uba ugomba kubyaza umusaruro ukanabyishimira, ukaba wavuga ati kwa timu irakoze cyane kuba inyongereye iminsi yo kuba nanjye nakora iki kintu. Ubwo rero muntu wahawe KYC ukaba utari kuyikora rwose, nakubwira ngo sinzi ibintu urimo, sinzi ibyo uri gutekereza, ariko ushaka wakaba utekereza kuri iyo KYC baguhaye ukaba utari kuyikora, kubera ko buriya iyo iyo ndebye mba mbona nk'umuntu grace period izarangira yarahawe KYC ntayikore, bishobora kuba byamugirira ingaruka. Njyewe niko mba mbibona. Impamvu mbivuze gutya, impamvu byakugirira ingaruka ni uko uba warahawe ikintu ntugikore nk'uko bakigusabye. Muri make twabyita nyine kuba babifata nk'aho wabinigirije, babifata nk'aho wabinigirije, kuko iyo turebye uzaba utandukanye na wa muntu utarahawe KYC. Aha hantu turisobanure, kuko nimba warahawe KYC ntuyikore, grace period ikagufata, umenye ko utandukanye n'umuntu utarayihawe, kuko umuntu utarayihawe urumva ntacyo yabazwa nyine, kuko ikosa ntabwo ari iryiwe, ariko we warayihawe uranegereja. Kandi muri sisiteme zabo ni ibintu baba babona nyine, ni ibintu baba babona rwose mu buryo bunoroshye, bakabibona rwose. Baba bazi igihe baguhereye KYC, baba bazi ko n'undi nawe baba bazi ko batarayimuha. Ubwo rero urumva ko kuba bakureba bakabona baguhaye KYC mu gihe runaka, grace period ikagufata utarakora ya KYC, urumva ni ibintu bishobora kuba byakugiraho ingaruka. Ariko niyo mpamvu nakubwira ngo yikore, wenda nubwo yapfa grace period izabe byibuza bigaragara yuko wayikoze, wenda ukayikora nabi ariko wari wayikoze. Bitandukanye no kubona ko bayiguhaye ntubyiteho ukabyihorera. Njyewe nicyo gitekerezo njye nabaha, niko nababwira. Ariko we muntu utarayibona, utarayihabwa, ndumva nta guhangayika we wagira, upfa kuba wizeye neza ko wowe umayiningira igihe. Izindi step zibanziriza step ya KYC ukaba uzi ko wazikoze, ndumva we nta kosa, ntugire icyo wishinja. Yego, ubwo ahangaha nibwiraga umuntu wahawe KYC nyine akaba atari kuyikora, sibyo? Ni ukuvuga ngo ndabizi imbogamizi ziba ari nyinshi. Hari ubavuga ngo ntabyo azi, hari abavuga ngo babuze umwanya, mbese ku muntu wese utarakora KYC kandi yarayihawe, umubajije ndabizi neza ko atabura impamvu bakubwira. Ariko nyamara nta mpamvu n'imwe itabonerwa igisubizo. Uko mbizi, uko mbitekereza, buriya ikibazo cyose umuntu yagira simba numva ko bishoboka ko kidafitiye igisubizo. Igisubizo cyacyo kiba gihari, ahubwo wenda wowe ushobora kuba udafite igisubizo cyacyo, ariko hari umuntu uba waba ufite igisubizo cyacyo. Rero nicyo gurupe zibereyeho, gurupe za WhatsApp nicyo zibereyeho, nicyo twazishingiye, niko kamaro kazo. Gurupe ziba zihuje abantu benshi, ngira ngo murabizi. Bari abantu benshi baba bahuriye muri gurupe, imitwe yabo ntabwo iba ari imwe, imitekerereze yabo ntabwo iba ari imwe, ntabwo twese tuba twarize kimwe,
kandi nubwo twaba twarize kimwe ntabwo twese tuba twumva kimwe. Niyo mpamvu rero hari icyo wumva cy'imbogamizi gituma udakora iyo KYC, ukibaza muri gurupe nk'uko nabivuze ko tutanganya ubwenge, tutanganya ubushobozi. Gurupe y'abantu 100 cyangwa 200, kandi nubwo yaba gurupe y'abantu 50, ntago haburamo umuntu n'umwe ubona igisubizo cya cya kibazo cyawe. Niyo mpamvu rero njyewe nko ku bwanjye mba numva nta rwitwazo wagira rwo kuvuga ngo hari impamvu iyi niyi iri gutuma ntakora KYC. Ntago nakumva, kuko birababaje kuba wakumva umuntu avuga ngo yabuze umwanya wo gukora KYC. Bavande, twese ko tugira akazi. KYC ikaba idatwara umunsi wose, ikaba idatwara ukwezi kose. KYC ni ikintu gitwara byibuze iminota 10, 15, 20. Ubu ni gute wambwira ngo wabuze iminota 20 yo gukora KYC? Ntabwo byaba byumvikana. Nyamara ejo bundi murabizi dutegereje Open Mainnet. Ubu nawe wasanga ujya aho babyina ko bagiye kugera muri Open Mainnet, nawe ukajyamo ukabyinana nabo. Kandi nyamara uri kubyinana n'umuntu wamaze gukora KYC, wowe ntabwo barayiguhaye, ariko ntabwo uri kumva ko nawe ugomba kuyikora. Yikore, ko murabizi gukora KYC urayikora ikajya pending. Iyo iri pending ntabwo uzi ngo izemerwa cyangwa ntizemerwa. Gusa iyo iri pending bitandukanye nuko waba utarayikora. Kandi nubwo wayikora igapfa, igafeyiringa, ibyo ntacyo bitwaye, si kimwe nuko wanze kuyikora. Kuko grace period nkuko nabivuze utaraba approved, ntacyo bizaba bitwaye. Ntabwo bizaba ari kimwe nuko utayikoze. Nizere ko ibi bintu bisobanutse bavandi. Rwose ngiye buriya nkuko njya mbibabwira, nimba ari ikintu cyanezeza ni ukuzumva abantu tubana muri gurupe, cyangwa se umuntu wese mbasha kuba nziranye nawe azagera kuri Open Mainnet nta kibazo afite. Kuko sinifuza kuzumva uri kurira ngo wowe ngo byagenze gutya, ngo wowe ngo byagenze gutya, kandi ari ikibazo cyari gukemurwa na mugenzi wawe mubana muri gurupe. Ugasanga kuba byaguteje ibibazo ni wowe ubwawe wabyiteye, kubera ko wanze gushyira ikibazo cyawe muri gurupe ngo kibaze bagenzi bawe. Kubaza ntacyo bitwaye, nta muntu wakwiba. Gusa uzirinde ko umuntu wabaza ntazakwake pasifezi zawe, kuko nta kibazo na kimwe gihari yagukemurira ari uko umuhaye pasifezi. Ntacyo. Ubufasha bwose azaguha, pasifezi zawe ntugomba kuzimuha. Password yawe ya account yawe ntugomba kuyimuha. Ubundi bindi rwose uzamubaze nta kibazo. Ndabizi ubu wasanga hari abantu mwifata mukaryama ku bibazo byanyu, mukumva ko mubajije babiba. Yego, kwiba rwose bariba, ariko umuntu utamuhaye pasifezi zawe, umuntu utamuhaye password ya account yawe, nibaza ko ntaho yakwibira, ntago byakunda, ntago yakwiba rwose. Niyo mpamvu rero nshaka kubabwira ngo ikintu wumva utazi kandi ubona ko uri gusabwa gukora, jya ubaza mugenzi wawe, washyira muri gurupe muri rusange. Wafata umuntu muri gurupe ubona ubisobanukiwe ukamushyira mu gikari ukamubaza, ntacyo bitwaye. Azasi kukwaka pasifezi zawe. Nakwaka pasifezi zawe uzahita umenya ko wowe ari igisambo, uzamwihorere, ntuzagire n'icyo umusubiza, uzahita umwihorera. Nizere ko ibi bintu tuba turi kubyumvikanaho. Grace period irabura iminsi mikeya mw'abantu mwe, kandi umuntu utarabona KYC ndabizi ubu mugiye guhitamo ibibazo byinshi ngo ubuse nkatwe utarabona ama KYC, ngo ubu ngubu ngo twebwe. Nabisobanuye, navuze ko utarabona KYC wihangayika, nta kosa ufite, kuko KYC ntago ari wowe uyiha, urategereza abazayiguhe. Grace period nirangira utarayihabwa, nibaza ko nta ngaruka bizakugiraho.
kuko buriya iyo umuntu ashishoje cyangwa se nk'iyo umuntu atekereje, aba bagabo ni abanyabwenge, ni abanyabwenge kandi ntabwo ari abantu bakwishimira ko akawunti wafunguye yafungwa cyane ko kugira abantu benshi bakora umushinga wabo, kugira abantu benshi bajoyininze umushinga wabo wa Pi Network, nicyo baba bifuza kuko ni nazo nyungu zabo, nicyo bifuza mu mushinga wabo nyine. Niyo mpamvu rero ntago waba warafunguye akawunti ngo bifuze kuba bayifunga. Ibyo rero bigatuma umuntu abona ko grace period nirangira, nkanjye iyo ndebye cyangwa se nkatekereza mba mbona grace period nirangira hazabaho ikintu cyo kuba bahagaritse cyangwa se babannye ibintu by'ama KYC, kubera ko hazaba hagiyeho etape cyangwa se indi gahunda yo kujya muri open mainnet. Ubwo rero ngewe mba mbona yuko bazahita bafunga ikintu cyo gukora ama KYC, tujye muri open mainnet bayitegure tuyijyemo, ibikorwa bikorwe, ahubwo noneho hazabeho ikindi gihe runaka tutazi ngo ni igihe kizaba kingana iki cyo kuzongera kwemerera abakora KYC bazikore. Nibaza ko mining zanyu zitazaba wenda zahagaze, zizakomeza, ariko hakaba nta muntu wenda uzaba wemerewe gukora KYC. Ibyo bintu zaba babifunze kugira ngo bategure gahunda ya open mainnet nayo ikorwe, noneho bazatanga ikindi gihe runaka, nko mu mwaka cyangwa mu mezi runaka, bongere bafungurire abantu bakore ama KYC ku bantu batayakoze. Niyo mpamvu rero wowe wabonye KYC ukaba utari kuyikora, nabyita ko urimo ukina n'amafaranga, urimo urakina n'igihe, kubera ko baramutse bahagaritse ibintu bya KYC bakazongera bakabifungura nko mu mwaka umwe cyangwa mu myaka nk'ibiri, ukabona abandi ukuntu bari kurya payi, bari kuguhaha, bari kugura buri kimwe cyose, wababara agahinda kakwica, wavuga ati nanjye bari barayimpaye iyo nza kuba narayikoze, nanjye naye kuba ndi kumwe n'abangaba, naye kuba ndi ku murongo w'abangaba bari kuzirya. Ariko icyo gihe ntabwo byaba bigukundira, kuko nawe waba uri mu bantu bafungiye cyangwa se mu bantu nyine babaniyeho KYC, batemerewe kuzikora, mining zanyu zigakomeza nta kibazo, mukazategereza igihe kingana n'amezi runaka cyangwa n'umwaka cyangwa n'imyaka n'ibiri cyangwa n'imyaka n'itanu, kuko bashobora kubakubita n'ikintu cy'igihano kijyanye n'ibyo ngibyo. Ubwo ndavuga ku bantu baba barahawe KYC ntibazikore. Niyo mpamvu rero mbashishikariza kuba mwakora ama KYC bantu mutarayakora rwose. Njyewe umuntu ufite ikibazo cya KYC rwose murabizi, mfasha benshi, uciye inbox akanahamagara ndamwitaba tukavugana, akambwira ikibazo afite nkamufasha. N'undi wese rero ufite ikibazo kijyanye n'ama KYC cyangwa n'ikindi kibazo, kuri njyewe rwose umurongo urafunguye, mujye mumbaza mbabwire rwose, ariko turebe ko twagerana kuri open mainnet nta kibazo dufite. So nibyo nababwiraga, nicyo nagira ngo twiganirireho. Nizere ko ubwo abari bafite ibyo bibazo bagiye kugira icyo babikoraho, ubwo n'utagira icyo abikoraho ntazagire uwarenganya. Twabivuze kenshi, bivugwa kenshi, bivugwa nanjye, bivugwa n'undi, ni benshi tuvuga kuri ibi bintu. Ntazavuge ngo ntiyabimenye, ntazavuge ngo ntiyagiriwe inama. So ndumva ari ibyo ngibyo. Mukomeze mugubwe neza, mukomeze mwite kuri akawunti zanyu mu mayiningira igihe. Abantu muri tentative ntimugire ikibazo namwe, nta kosa mufite, mukomeze mu mayiningira igihe nta kibazo. Uwabahaye liveness ayikore, ibindi kwa team iri kubibona kandi irabyitaho. Update ziduha buri munsi, ntacyo twayishinja, tunayishimire rwose, ntako ibitagize. Ibyo bibazo byose mufite bizakemuka, ariko nizere ko mutabifitemo uruhare. Tentative nta ruhare umuntu yirimo, amenye ko nta ruhare abifitemo, nta kibazo, nta kosa afite. Niba umayiningira igihe nta kosa ufite, ariko mujye mwibuka murebe yuko application zanyu
ubwo ndavuga P network na P browser, mujye mwibuka murebe yuko ziri update, kubera ko iyo application yashaje hari ukuntu baguha ikintu ugomba gukora ariko ntubashe kukibona muri dashboard yawe, kubera ko nyine application yawe ntago ibigezweho. Urumva rero n'ibitagezweho ntago igendana n'ibigezweho, ntago byakunda. Niyo mpamvu mugomba kujya mujya muri Google Play Store cyangwa se App Store, mukareba niba mugasacingamo P network cyangwa P browser, mukareba nimba iri update. Yaba iri update nta kibazo. Iyo uyisacinze ukabona hariho open, iba nta kibazo. Ariko iyo uyisacinze ukabona hariho ijambo update, uba usabwa kuyapudetinga, uhita ukanda nyine kuri update kugira ngo uyapudetinge. So reka ndekere audio itaba ndende, mukomeze mugubwe neza, mukomeze mugire intangiriro nziza z'umwaka wa 2025, umwaka dutegerejemo byinshi, umwaka tugiye kubonamo byinshi, kandi mu mezi aba awutangira. Murabizi ko muri aya mezi atangira muri Q1 nicyo gihe baduhaye ko Open Mainnet igomba kuberaho. Ubu ngubu rero twicaye tuzi ko isaha n'isaha twabona itangazo rivuga ngo Open Mainnet iri kuri iyi tariki. Mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze ibarinde.